inshuti zacu. Ino tiyo murayireba, iyi tiyo hariho vane, ariko vane ikaba imena amazi kandi nta handi hantu yerekezaga, yari ifungiye hano. Ubu rero ikintu ngiye gukora, ngiye kuyikata nindangiza nyibushe, nyifungira aho ngaho, sibyo? Ngiye kuyibusha mwese mubireba. Nimba ari ubwa mbere ugeze kuri iyi channel, kanda kunzogera kugira ngo uzajye ubona video zose tunyuza kuri uru rubuga. Yego, niba ari ubwa mbere kanda kunzogera, nurangiza ukore notification kugira ngo uzajye ubona video zose tunyuza kuri iyi channel. Tugiye kubusha ino tiyo. Kubusha bivuze iki? Ni ugufunga. Tugiye kuyifunga aya mazi ntazongere kujya amenekera aha ngaha. Rero na mbere murabibona ko ndi gukamuramo amazi. Aya mazi impamvu ndi kuyakamura ni ukugira ngo ino tiyo iyazana, mbese nyamaremo kugira ngo mbone aho nteranyiriza amazi yakwangiza kore dukoresha kugira ngo amatiyo afatane. Ugomba kubanza rero ugakamura amazi ari mu itiyo, warangiza ukabona kuyiteranya. Kuyakamura nta kindi wakoresha uretse kumanuriramo agatambaro mu itiyo, ubundi ukayakamura gutya. Itiyo ngiye kuyikatira aha ngaha, noneho tubone gushyiraho busho yacu. Kuyikata turakoresha kano karamedesi. Itiyo iri mu bwoko bwa PVC. PVC nigeze kubibabwira yuko PVC ari parastike. Amatiyo yose uzabona asa gutya, yaba gris cyangwa se umukara, ariko ari muri ubu bwoko bw'amaparastike, izaba ari PVC. Gusa hari n'andi maparastike nayo agiye afite andi mazina, harimo za PPR, ganga, ayitwa za vent. Tuzagenda tubireba mu izindi video tuzakora. Abonye ko tumaze gukataho n'umutwe wa vane yari iriho itagifite imbaraga zo guheza amazi. Itiyo kuyarura gutya ni ukugira ngo tubone uko tumanuriramo busho yacu. Ikindi no gukuraho umwanda kugira ngo tubashe guteranya itiyo ifate neza. Kore ntabwo igifata ahantu hari umwanda, irishaka ahantu hasukuye. Noneho shyiraho umuseno kugira ngo singira ko amazi yahise avamo se. Yewe muramba nabibonye iyo nta kibazo. Ikintu tugiye gukora, tugiye kubusha ino tiyo, tuyifunge hano, amazi ajya akomeza asirikire muri iyi tiyo yo hasi. Iyi ngiyi yo hejuru tuyihorere, igikorwa yakoraga ntabwo kigihari. Turabona ko vane yayo twayivanyeho. Yabanya wagira ngo harimo kore byahe. Nta kore ariko nibyo byiza. Turapfundura kore yacu.
turafata ya kore dushyire ku gatambaro gutya. Tubanze duhanaguremo hano. Yes, nyuma y'ibyo byose twamaze guhuza busho ndetse na reduction yo kudufasha kubera ko iyi busho size yayo ni 75 kandi itiyo ni 50. Kugira ngo rero tubigabanye tugere kuri iyo size ya 50 twasabwaga gushyiramo hano agatiyo ka 63 hanyuma tugacomekamo reduction ya 50 kugira ngo byambarane n'iyi tiyo ya 50. Turasigamo kore hano gutya. Turangiza tunayisiga hano kuri iyi tiyo. Then ducomeke busho yacu. Iyi ni busho, iyi busho turayimanuramo gutya. Ubu ngubu igikorwa dukoze dufunze amazi yazamukaga muri iyi tiyo agakomeza ajya ahandi hantu ariko hatagikenewe hatagikoreshwa. Ubu amazi azajya aza gutya akomeze muri iyi tiyo agenda. Yes, murakoze. Nimba ubwa mbere warugeze kuri iyi channel, kanda kunzogera ukore notification kugira ngo uzajye ubona video zose tunyuza kuri iyi channel. Murakoze kandi turabishimira. Mugire ibihe byiza.